Ngweke sinda none mu gafilme kacu kurukundo k'uyu munsi tugiye kurebera hamwe agasobanuye k'abakuze ngusaba rwose ngo ni buri munsi y'imyaka 18 rwose nufungura iyi video. Hanyuma rero dutangira nyine umukobwa watambukaga hano ku ruhande n'umukobwa mwiza rwose bisa nkaho yaratashye cyangwa se yaraje mu rugo hanyuma barakwereka umukobwa yaje gukomanga ku rugo rurangaha kube muri ukamwanya hari akagabo kameze gutyo kahise kaza kumukingurira. Hanyuma umukobwa ati bite, hanyuma umugabo ati nari mutegereje rwose. Umukobwa ati ndabizi rwose cyane ndabizi wari untegereje. Hanyuma umukobwa ati ese mama ari mu rugo? Umugabo ranga ati mama rero yagiye kuri office rwose yarafite imirimo myinshi ati yagiye muri office ataraza gutinda. Umukobwa ati okay ati ubwo none turaza kuba dufite igihe gihagije. Kumba umugabo ranga bisa nkaho ari umugabo muri uru rugo. Barakwereka umugabo agize gutya, barakwereka kuri ruhande umugabo na wa mukobwa utashye mu kanya wazaga baririza mama we yatangiye gusomana n'umugabo urangaha tutaramenya ngo uri muntu ki we. Hanyuma muri kamwanya batangiye bakiri gusomana hari umugore watahaga. Umukobwa ati mama raje. Kumbe bisa nkaho umukobwa ari uyu nguyu. Mama ati waje si? Umukobwa ati cyane rwose ati sinakubwiye ko ndibuze mu gitondora. Umugore urangati rwose skwita ati rwose umbabarire pe ati umbabarire ati nibagiwe ati wana akazi kanyisha ati akazi kambanye kenshi ati rwose umbabarire ati nishimiye ko Paul rwose yararanga ngagufate cyangwa se akwiteho. Umukobwa ati nanjye ndishimye cyane rwose ko ndamubonye umuntu uza kunkingurira urugi nyine ubwo natahaga. Umukobwa ati ariko nyine mbere yuko mbyibagiwe rwose ati nagomba kujya muri stock. Umugore ati buretse gato ati sha mfite akazi kenshi ati document nari gutwara ati rwose ndonge nsuye mu kazi ati ndagiye rwose ati ewana ati ngomba gusubira mu kazi ati ariko ndatekereza nimugoro turuze gusohokana ati hari ikibazo. Umukobwa ati nta kibazo ati nta kibazo mama. Hanyuma barakwereka umukobwa arakiri kurwana na wa mugabo yacuritse muri piscine cyangwa se yibije muri piscine. Hanyuma barakwereka uko umugore yakagiye bisa nkaho umugabo urangaha ari umugabo wo mu rugo cyangwa se ari nyirurugo akaba umugabo w'uyu mugore. Hanyuma ariko bisa nkaho uyu mukobwa atari umukobwa w'uyu mugabo. Hanyuma bisa nkaho umukobwa urangaha rwose aryamana na mukanyina cyangwa se umugabo washatse nyina. Umugabo ati rero reka turangize ibyo twatangiye. Hanyuma urabyumva nawe nta kindi cyakurikiyeho bakomeje ibyo bari barimo byabo by'imico mibi. Hanyuma barakwereka ko ibyo byakarangiye umugabo yari mu rugo ahangaha. Umugabo uranga bisa nkaho umugabo winjiriye urugo rw'umugore urangaha ariko akaba aryamana n'umukobwa we cyangwa se akaba aryamana n'umukobwa w'umugore we. Umugabo ati Violette ati rwose dukwiye kwitonda pe. Umukobwa uranga uwo ngo bamwise Violette. Umugabo ati mama we rwose araza gutaha hakiri kare mu kanya. Umukobwa ati ariko tuza ati nta kibazo ibintu byose bimeze neza ati none mama nakaguryi ati mama nta n'igitekerezo afite kibiri kujya mbere rwose. Umukobwa uranga rwose wumva ko atukana nyina rwose ngo ninjije ngo nakaguryi ngo ntagazi biri kujya mbere ko umukobwa ari kumuca inyuma n'umugabo winjiriye nyina. Hanyuma barakwereka muri ukamwanya umugore agize gukita ataha umugore ati murimo barakurikira. Umugabo ati nyine umukobwa we yageze ahangaha ati yarimo amfasha gutegura ibya nimugoroba. Umugore ati ndabizi rwose ati nge nawe twari twahuye mu mugoroba watambutse. Hanyuma kumbe bisa nkaho umugabo yijishije nyine yigira nkaho atamenye ko bano babonanye. Umugore nawe ajya kwiyajya hari isobanura rwose ngo yahuye n'umukobwa we. Hanyuma umugore ati rwose ati ndananiwe ati ewana ati ndananiwe ati mu byo kurya niriye rwose. Hanyuma barakwereka umugore nyine baramucibiranyije ntiyamenye ibyo ari byo ntiyamenye ibyabaye. Tugaruka ku rundi ruhande umuryango uricaye hano nyine barimo barasangira noneho ni umugore n'umukobwa we ndetse n'umugabo winjiriye umugore. Hanyuma umugore ati ku ishuri se bimeze bite muko? Umugore ati sha mama bimeze neza rwose ati ndi hafi kubona degree ndi hafi gusoza amashuri. Umugore ngati rwose ndakwishimiye mukobwa wanjye ati rwose ati se hanyuma papa wiyomeza ati rwose mama urabizi ko nyine byari bigoye nyuma ya divorce ati ariko nyuma yuko muhanye divorce ati ariko ndatekereza turi kugenda tumira neza. Kumbe bisa nkaho umugabo wa mbere w'uyu mugore bahanye divorce bagatandukana. Hanyuma umugore yabwira umugabo uranga ngo bamwise Paul ati rwose byari umwanzuro ugoye ati ariko byose twabikoze nyine kugira ngo umukobwa wacu abeho neza rwose. Ati nishimiye rwose kuri kugenda imera neza mukobwa wanjye. Kumbe bisa nkaho noneho bimaje gusobanuka umugabo uranga ari umugabo winjiriye umugore urangaha. Umugore uranga yatandukanye n'umugabo wa mbere bahana divorce. Nyamara nubwo umukobwa avuga gutyo bisa nk'umukobwa rwose uranga atishimye habe na gato.
umukobwa ugira gutya akaryamana n'umugabo winjiriye nyina. Hanyuma barakwereka kuri uruhande umukobwa aricanga hari wenyine arimo avugana na papa ati papa ati umeze gute. Umugabo nawe ngo ni papa w'umukobwa ati rwose ati mukobwa wanjye timeze neza ati we bimeze biti. Umukobwa ati papa ati rwose urabizi pe ati ntago bikimeze neza rwose udahari ati utari kumwe na mama ati rwose nyuma y'ibintu byose mama yatunyujemo rwose ati ntago meze neza pe. Kumbe umukobwa uranga rwose bisa nkaho atishimye kuba se na nyina barahanye divorce. Umugabo ati rwose mwana wanjye ibyo nibyo hahise rwose ugomba kubabarira mama wawe ugakomeza ubuzima bwawe ati uriya ni mama wawe ati umukobwa ati byari byo byose ati nakazi kabyo ati papa ati ndagukumira rwose ati mbabara utahe mu rugo ati rwose ndagushaka. Umugabo nawe ati rwose umukobwa wanjye ati nanjye ndagukumbuye pe ati ariko umukobwa ati papa ati rero ndakeka nkwiye kukureka ukagenda ati tuzasubira ati ariko wibuke ko nyine ari we papa wa mbere ku isi nigeze ngira. Kumbe umukobwa uranga rwose ubona ko atishimiye kuba ari kumwe na nyina. Umukobwa uranga rwose ubona ko anikundira na se kuruta nyina ariko nyine byabaye ngombwa akagumana na nyina hano. Nyina na se bakimara guhana divorce none umukobwa uranga rwose akabagira gutya akanaryamana n'umugabo winjiriye nyina. Hanyuma barakwereka ibyo n'ibyatinze tugaruka ku rundi ruhande. Umukobwa yicaye hano niko yarahagaze kuri ruhande arimo arasuka n'inzoga. Umukobwa ati Paul ati ngufite surprise. Paul ni wa mugabo winjiriye nyina. Hanyuma umukobwa ati rero mbere yuko ufata kuri iyi mpano cyangwa se kuri surprise naguteguriye ndashaka kubaza mama ari mu rugo. Umugabo ati mama wawe ntago ari mu rugo rero ati mama we yagiye mu kazi ati yamamagaye yambwira ko ari buze gutinda cyane ari buze gutaha mu masaa 6 z'ijoro. Umukobwa ati saa 6 z'ijoro ati mbega byiza noneho ati rero ati uyu mwanya ni uwacu noneho. Hanyuma barakwika muri ukamwe nyine kindi cyabaye umukobwa yagize gukita suka inzoga atanya asukira n'ikigabo kiri hano ni ikigabo cyinjiriye nyina ariko kigira gushye kikaryamana n'umukobwa kibereye mu kanyina niba ariko twabivuga. Hanyuma barakwereka umukobwa uko yagasutse inzoga batangira kunywa nyine urumva bari bageze mu kanya ko kwinjoyinga cyangwa se kwishimisha ngo nyina w'umukobwa nawe uhari. Hanyuma abaranga batangiye kunywa. Hanyuma kumbe bakiri kunywa nta kindi cyabaye umukobwa yagize gutya atereka ibirahuri hasi. Hanyuma umukobwa agiye gukita kurura umugabo atangira kumusoma. Hanyuma muri uko mwende ko barimo basomana hari wese akomanga umukobwa ati mama araje. Hanyuma bisa nkaho nyina w'umukobwa ari yongeye agarutse. Hanyuma umukobwa nyine yitaye ajya guhisha umugabo uranga ngo bamwise Paul n'umugabo wa nyina. Umukobwa ati mama ati biti. Umugore ati mbabare umukobwa wanjye rwose kuba mise ngaruka vuba vuba ati rwose ati nashaka kugira ikintu mvugana nawe pe. Umukobwa ati hari ikibazo ati mbwira ati rwose ati urashaka ko tuvuga ikizi. Umukobwa ati umugore ati ariko ndabona umeze nkaho uhuza ati hari umuntu muri kumwera. Umukobwa ati kubera iki se ati ntawe ati si kubera iki ubundi bivuga gutyo. Umugore ati kandi mbona ufite ibirahure bibiri by'inzoga. Ati umukobwa ngi rwose urabizi ko wagizera peti ukwiye kunyizera ati niba hari umuntu muri kumwe cyangwa se ari umuhungu muri guteretana ati rwose byaba byiza ko muye nawe. Umukobwa ati arahari mama ati rwose arahari ati ndashaka kuza kumugupresentaho ati ariko nyine urabyumva nawe urabizi yagombaga kuza uyu munsi none byarangiye nyine ahinduye gahunda ati ndatekereza zazo undi munsi. Umukobwa uranga igize gutya yongera acibiranya nyina amubwira ko hari umusore ngo bari guteretana ariko ngo yagombaga kuza uyu munsi akaba ataje. Umugore ati mwana wanjye rwose urabizi rwose byanezeza rwose guhura n'uwo musore muri guteretana. Hanyuma umugore ati hagati aho rero wigize umbonera Paulora ati umugabo wanjye hari ugize umbonera. Umukobwa ati shati wapi kabisa umugabo wawe Paul ntawe nigize mbona uyu munsi wose. Twabibonye ko umukobwa yatsimbye umugabo. Umugore ati akashobora kuba ari aha hafi tu ashobora kuba ari aha hafi kabisa. Hanyuma ikindi cyabaye nyine umugore yagize gutyo yongera aho ngaho aragenda. Bisa nkaho umugore yari afashe umukobwa we n'umugabo we bari gucana inyuma bwari bubaye bwa kabiri. Hanyuma barakwereka umukobwa yagize gutyo yita yongera amaguru umugabo uranga ngo ni Paul amusaba kongera gusohoka. Aho yari yamutsimbye nyine mu kindi cyumba kiri aho ngaho ku ruhande.
umugabo ati habuze gato yaradufashe rwose. Umukobwa ati ariko tuza tumeze neza, ati nta kibazo rwose. Ati rero umugabo ati rero ibyo twari turimo rwose turaza kubikomeza nyuma, ati apana nonaha. Umukobwa ati kwe nta kibazo. Hanyuma bahise bava mu byo bari barimo nyine by'imico mibi, umugabo agira gutya ava aho ngaho aragenda. Umukobwa nawe asigara aho ngaho, umukobwa uca inyuma nyina rwose, ubona ko ari ibintu bitasanzwe bitangaje. Gusa umukobwa uranga bisa nkaho atanishimiye nyine kuba nyina na se baratandukanye cyangwa se barahanye divorce, bisa nkaho yanarakariye nyina we cyane. Hanyuma barakwereka ku rundi ruhande umukobwa yaje abaza ati se mama ari hehe? Umugabo ati mama we rero yagiye mu kazi. Umugabo ati rero Violette rwose unyumve neza, ati dukwiye kwitonda pe, ati ku munsi w'ejo mama we yaradufashe. Umukobwa ati nta kibazo, atari kurikira nawe guhangayika, ati mama nta kibazo, nta gitekerezo na gitafite kibiri kujya mbere, ati mama si umuzi koko, ati ahubwo aka kanya dufitiye nyine umwanya wacu, ati dushobora kuba twarangiza ibyo twatangiye ejo. Hanyuma barakwereka muri uko mwanya umukobwa yagize gutya yongera gusoma umugabo, kumbi muri uko mwanya umugore yagize gutya yongera ataha, ati nari nibagiwe imfunguzo. Umugore bisa nkaho yabaguyeho bari gusomana. Umugabo ati Paul, ati murimo murakora ibiki? Umugabo ati sheri, ati buretse gato, ati buretse sheri, ati nagusobanura buri rwose, nagusobanura buri kimwe. Umugore ati uransobanura iki? Ati unsobanura ibiki? Ati ni iki cyo gusobanura ufite hano? Ati kuba wigize umwana wa maraya nk'abandi bagabo bose. Umugabo ati madati rwose umukobwa wawe niwe wagerageje kumfata ku ngufu rwose. Umugore ati zibaho ngaho ceceka. Ati nawe mukobwa wanjye, ati ni gute watumye gukora ibi bintu nk'ibi ngibi hose ukabikorera nyoko wawe wakubyaye koko? Ati uranengushye mukobwa wanjye, uranengushye pe. Umukobwa uranga rwose arasika ubona ko nta n'ikibazo afite rwose. Umukobwa ati mama, ati noneho nyuma na nyuma uri kumva se uburibwe wanyurishemo nyuma y'uko uhanye divorce na papa wanjye se? Ati uri kubyumva? Kuma umukobwa uranga bisa nkaho umugore ati ese ibi byose urimo urabikora kugira ngo wihorere koko? Ati kubona aratandukanye na so tugahana divorce. Kuma umukobwa uranga bisa nkaho rwose ngameze nk'uri kwihorera kuri nyina. Umukobwa ati wangije ibyishimo byanjye byose, ati aka kanya rero ni ngewe ugezweho ngo nanjye mwemeze, ati mwishyure. Umugore ati ariko uri mukobwa nyabaki ukora ibintu nk'ibi ngibi akabikorera nyina wamubyaye koko? Kuma umukobwa uranga bisa nk'ibyo yakoze byose bitewe na trauma cyangwa se depression ngo yatewe na nyina yo kuba yaratandukanye n'umugabo cyangwa se arahaye divorce umugabo we cyangwa se akaba na papa w'uyu mukobwa. Hanyuma barakwereka umugabo yagize gutya tangiye kwisonera umugore we itamucapamo urushyi. Umugore ati zibaho ngaho ceceka. Ati we nta kintu na kimwe cyo kuvuga. Atabwo reka nkubwire, ati reka nkubwire, ati ndashaka unsohokera mu nzu ukamvira no mu buzima bwanjye iteka ryose. Kumbe bisa nkaho umugore uranga n'inyubako cyangwa se urugo uranga ari urwo nyine uyu ari umugabo yari yarishakiye cyangwa se umugabo wamwinjiriye. Umukobwa uranga rwose ubona ko nta kibazo ngo ibyo yakoraga byose bikoraga kugira ngo yihimure kuri nyina ko yarahaye divorce umugabo we akaba na papa w'uyu mukobwa. Umugabo ati nawe mukobwa wanjye, ati aka kanya ugenda upakira ibintu byawe byose usange isuku. Umukobwa ati n'ubundi ngiye nikundira papa weho n'ubundi singukunda mama. Kuma umukobwa uranga bisa nkaho yabaga muri urugo rwose nyine bisa nko kwihambira cyangwa se kwizirika. Umugore agize gutya ararakara rwose ahita asura umugabo uranga n'umugabo bise Paul ngo wari yamwinjiriye rwose amusorana n'umukobwa we. Umugabo ati rwose umugore wanjye rwose ati mbabara rwose, ati ntabwo nari nzi ibyo ndi gukora. Umugore ati nta mbabazi nsaba, ati tumuka ngaha. Kumbe bisa nkaho umugabo uranga icyo yari yarinjiranye muri urugo ari utwenda yari afite hano muri kino gikapu akayina byongeye gusohokana nyine avana aho ngaho. Hanyuma barakwereka nyine umugore yagize gutya yirukana umukobwa we n'umugabo we waramwinjiriye muri urwo rugo nyine. Gusa ikigaragara cyo nyine umukobwa uranga bisa nkaho ibyo yakoraga byose ngo yihimuraga kuri nyina ngo kuba yarahaye divorce se w'umukobwa cyangwa se umugabo w'uyu mugore. Hanyuma akawe naho ngaho agafilimi kacu karangiriye. Ngusaba gukomeza kubana natwe ukora subscribe, like, share na comment. Wakoze cyane.